Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ni muhumure bana b'Imana, mukomere kuri Nyagasani. Icyo Imana ishaka si ibitambo, si imigenzo y'inyuma, ahubwo umutima wihana. Ikaze rero kuri buri munsi, umurongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Uko Imana iguhamagaye ngo winjire ahangaha buri munsi, uze gusohoka ukeye kuri buri munsi, bityo wisukure. Ngaho amasomo adufasha none gucya ku mutima kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe, tariki 25 Kanama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu waro ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Bavandimwe, muri bukimvune n'imiroho yacu igihe twabamenyeshaga inkuru nziza y'Imana, ntitwaburaga gukora ijoro n'amanywa kugira ngo hatagira n'umwe muri mwe tugora. Yemwe uko twifashe hagati yanyu tubabera intungane, intabera n'indahinyuka, mwebwe abemera mushobora kubihamya, ndetse n'Imana ubwayo. Kandi muzi uko twahuguraga buri muntu nk'umubyeyi mu bana be, tubashishikaza, tubatera inkunga, kandi tubingingira gutunganira Imana iyo ibahamagarira ingoma yayo n'ikuzo ryayo. Ngiki gituma tudahwema gushimira Imana, kuko mwakiriye ijambo ryayo twabigishije nk'uko riri by'ukuri. Koko ntimwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu, ahubwo nk'ijambo ry'Imana rigaragariza akamaro karyo muri mwebwe abemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 139. Mana yanjye, undeba mu nkebe z'umutima ukamenya wese. Najya he kure y'uruhanga rwawe? Nahungira he kure y'amaso yawe? Naho nazamuka ku ijuru ubuhari, naho narigita nkaryama ikuzimu ubuhari, naho namera amababa nk'ay'umuseke weya, maze nkajya kwiturira ku mpera y'inyanja, naho ngaho ukuboko kwawe niko kuhanjyana, indyo yawe ntigire ubw'indekura. Wenda navaho nibwira nti nibura umwijima uzantwikira, maze amanywa ahinduke nk'ijoro rinkikije. Nyamara kuri wowe n'ahatabona ntihakubera umwijima, nijoro ubwaryo rirabonesha, uboshye amanywa. Mana yanjye, undeba mu nkebe z'umutima ukamenya wese. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 umurongo 27 kugeza kwa 32. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mumeze nk'imva zirabya ingwa. Inyuma ni nziza, naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Namwe niko mumeze. Imbere y'abantu mwigira intungane, nyamara mu mitima haganje uburyarya n'ubugome. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mwubakira imva z'abahanuzi, mugasukura ibituro by'intungane, mukavuga ngo iyo tubaho mu gihe cy'abahanuzi bacu, ndituba twarafatanyije nabo kumena amaraso y'abahanuzi. Bityo mukihamya ubwanyu ko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwigane basokuruza banyu, maze mubarenze ubugome. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristu nibwo tuzakomera koko. Ese mugore ubonye umugabo wari gukuryoshya gukarimi gusa ngo aragukunda cyane byahebuje, ngo ntiyaguca inyuma pe, wajya kumva ukuva ko afite nk'abana 3 hanze, ese wamubanura ite muri iyo minsi? Mu gihe we atazi kubizi, ese waba ufite ukwihangana gukomeye ku buryo wakwakira uwo muntu uza kuryoshya mu gihe ukiri gushishoza kuri iyo nkuru ibabaje kuri wowe? Nuko rero muvandimwe, kuri wowe iyo nkuru igiye gukoboreza umutima, utangire wibemo amahane ndetse n'ubugome, yewe kuzihorera bitabuze. Ariko niba ariko bimeze, uzamenye ko umugabo wawe yashize ndetse yaviriye imbere kwakuviramo. Rero mu Kristo muvandimwe, kimwe mu bisukura umutima mu rugo ni ukubwizanya ukuri, mugakora gacaca, mukipakuramo iyo myanda y'urwikekwa yose, ukuri kukajya habona, mukipakuramo iyo myanda yo gucabiranya, ubundi urugo rukagira umutwe n'umutima bizima, kwipakuramo ikibi. Uyu munsi Kiliziya umubyeyi wacu adutegura amasomo aryoshye cyane, adufasha kuzirikana ku isuku y'imbere, soin de mon intérieur. Ubunebwe n'uburyarya bishobora kuganisha uwo byokamye mu kwirara, akaba yanakwigira ntibindeba, ntacyo bimubwiye, nyamara ubwe akaba ari kwiyangiza imbere, kandi ubusanzwe bene uwo muntu nyine agaragara neza inyuma,
nk'umuntu ukomeye, nk'umuntu w'intungane, nk'umuntu w'inyangamugayo, nyamara imbere harashize. Imbere yanjye hameze hate? Ujye wibaza uti umuntu tubana aramutse acitswe agahengeza gato imbere yanjye, yakwiheba cyangwa yakomeza akishima? Ibaze nanjye nibaze. Muri aya masomo Pawulo mutagatifu, umuririmbyi wa Zaburi, ndetse na Yezu ubwe barakoresha amagambo akakaye akora ku mutima, birumvikana, badukangurira iyo suku y'imbere. Bityo ibyo dukoze byose ntiduharanire ko byaba byiza inyuma gusa, ahubwo n'imbere bikaba ari byiza, kuko twese Imana ituruzi uko tumeze kose. Aha niho Pawulo mu isomo rya mbere yibukije Abanyatesalonike gukora cyane amanywa n'ijoro, nk'uko yabibahemo urugero, baharanira gutunganira Imana, la perfection, ubutungane. Ni nacyo kitubeshejeho buri munsi, gushaka ubutungane. Ngiye isuku y'umutima tugomba guharanira. Pawulo yagize ati, kandi muzi ko twahuguraga buri muntu nk'umubyeyi mu bana be, tubashishikaza, tubatera inkunga, tubinginga gutunganira Imana, yihamagarira ingoma yayo n'ikuzo ryayo. Amen. Urakoze Pawulo kudushishikariza gutungana kubera Imana, kubera ingoma y'ijuru. Bavandimwe, icyiza cy'Imana, burya ushobora kubeshya abantu bose, ukabeshya uwo mwashakanye, ukabeshya uwo mubana, ukamwemeza, ukabashyiraho bose bigakunda, ukabacurika, ukabacurikiranya, ukabacuranura, bigakunda pe. Ariko Imana yo ntacyo wayibeshya pe, kuko yo ntaho itareba, nta kitabiruzi, nta naho itagera. Mu ntebe z'umutima, mu nzu yawe hose irahazi, umubiri wawe wose irawuzi, guhera kwino kugera ku musatsi. Dieu te maîtrise, nk'uko umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi yabirimbye ati, Mana yanjye undeba mu ntebe z'umutima ukamenya wese. Amen. Akongera ati, najya he, nahungira he, hose ubu hari Imana. Biratangaje kandi birababaje iyo tujya gukora icyaha, tumera nka ya nyoni ijya kwihisha, igahisha umutwe, ariko umurizo ugasigara inyuma, umurizo ugasigara hanze, ngo yihishe dango nta kitakoze, ngo ntawayibona. Oya, ku Mana ho siko bimeze. Ijisho ry'Imana rireba hose, rikareba bose, rikareba byose. Naho utaruzi, Imana ibiharuzi. Rero muvandimwe, uratigiye wirirwa wihisha Imana ngo ujye gukora amabi. Ikirutano ko wakwerekana ukuri, niho Imana izanaboneraho igufashe birambuye. Ntawe uhisha uwahishaho. Kandi nyine ushaka gukira neza, yerekana uburwayi bwe, araburata. Nuko rero Imana ukayereka umutima wose, ibyumba byawe byose, na twa tuntu twose ujya ukora rwihishwa, ukatumwereka kugira ngo gutere imbaraga, utubi twose dukize turi mwaho. Rero ntaho wakingira Imana pe, ntawe uhisha uwahishaho. Mu ivanjiri y'uyu munsi dufite ingero z'abisukura inyuma gusa, ariko imbere bari kuviramo. Abo n'abafarisayo n'abigisha amategeko bibwiraga ko bari intungane, bakibwira ko bashyitse, bakataje, baminuje mu byo kumenya Imana, ngaya amategeko bayashoreranya ko ari inzobere mu by'Imana. Nyamara Yezu we ntawema kubacyaha, abereka ko hari byinshi bagisigaje kumenya batarageraho, kandi by'ingenzi pe. Hari byinshi babuze, hari intambwe bagisigaje gutera ntibarashyika. Ni kwa kundi dushobora kwirara, nyamara ujye umenya ko nturageraho shitani itatera ibuye. Yezu rero muri ivanjiri akoresheje ijambo rikakaye ryibutsa abafarisayi n'abigisha amategeko, natwe tukaboneraho isuku y'imbere, isuku y'umutima, kuko biyerurutsa. Yezu ati, nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayi, mwe mumeze nk'imva zirabyingwa, inyuma ni nziza, naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Birababaje bavandimwe, wasanga nanjye ngaragara inyuma gusa neza, ariko imbere narashize, ndi kuviramo. Mu muco w'Abayahudi basigaga imva ibara ry'umweru kugira ngo zirusheho kugaragara, bityo ntihagire uhegera atabizi, bityo uhanyuze wese ahita amenya ko ageze ku irimbi. Iri bara ry'inyuma ry'umweru, ariko imbere ari umukara, amagufa yarashiririye, yaboze. Hagomba rero urumuri kwa kundi kubengerana nyine inyuma nyine hakaba hari urumuri, ariko imbere ari umwijima, ni nijoro biracika. N'abafarisayo rero biyerurutsa bakigira neza, bakitaka bakitakuma, ababonye bakaba babibeshyaho, nyamara ntibagire umuhate wo kwitunganya imbere. Yezu yabareba akazunguza umutwe, ubwo Yezu yagize ati, imbere y'abantu mwigira intungane, nyamara mu mutima haganjemo uburyarya n'ubugome. Natwe bavandimwe, hari igihe mu Kristo bwacu tuba abafarisayi. Umufarisayi ni umuntu wese wiyemera ko azi iby'Imana. Uri umupadiri, uzi teolojiya, uri uwihaye Imana, ngo iby'Imana waraminuje, ushobora kuba ubizi, ariko mu mutima waraviriyemo. Ngo ufite ubuyoboke ku Mana, ngo ntusibe amasengesho,
ngo uri umukuru w'itorero, ngo indani mu idini. Aho rero ntiwemere gukosorwa, ugakomeza kwihagararaho ngo utaza no guseba, bikazarangira udakize, bikazarangira ugumanya umwanda, ibyaha, ubugome. Inyuma ufite igihagararo n'uburanga byahebuje, ariko imbere huzuye ba karabaye, ba kidobya, ba kirabiranya, babiracika, bari kwidegembya iwawe mu mutima wawe. Kuri iyo foto nyine yaba biracika bari kwidegembya mu mutima wawe. Kera abanyeshuri bakibanyezaho akanyafu ku ishuri, umwana watinyaga inkoni cyane yagombaga kwambara igikabutura cyitwa mugondo. Iyo mugondo rero cyayirangaga yagombaga kuba ikomeye cyane, ikagashe, ituma nyine inkoni zidatambuka. Kubw'iyo mpamvu iyo mugondo yashoboraga kumara nk'amezi 3 yewe n'umwaka idakandagira mu mazi, kubera nyine uwo mumaro wayo, kurinda inkoni. Mwarimu rero yakubeshya agakora umukwabu umunsi umwe ku bafite izo za mugondo, akibeshya bakazikuramo. Iyo mpumuro ya mugondo babyeyi, iyo mpumuro yashoboraga gupima nka dogere nka 40. Reka mvuge kubera umunuko. Inyuma umwana akaba arakeye ameze neza, imyenda y'inyuma afite isuku pe, imyenda y'inyuma afite isuku, arakeye ameze neza, ariko imbere cya mugondo kiri kuvuza ubuhuha kubera umwanda, umunuko. Kiri kuvuza ubuhuha, muri karabaye na biracika, umwanda n'umunuko ari byose. Ngo uko kwihisha muri mugondo bikazarangiza urenze ihaniro, kuko nyine utumva inkoni, utumva akanyafu, ntibagukosora ngo ubyumve, nyamara umwanda ugiye kukwica. Ngo uko ababyeyi bashobora kuduhana bakaduhanura ntitubyumve kubera izo za mugondo nyine. Ese ngewe ngeze nsukura umutima wanjye, wasanga narengejeho cya mugondo, none nkaba narabuze Imana, narabihiwe, naraviriyemo imbere, narashize, naraboze. Mutagatifu Agustin amariye guhinduka yabanje kwicuza ati, Uhoraho Mana yanjye, nagushakiye hose ndetse no mu ihirwe ry'ibyaremwe, naragushakashakaga hirya no hino, ariko sinkubone. Iyo nkiza kumenya kare kose kundi bugufi, nagiye hose ariko ngusize iwanjye, sinamenye kuri mu mutima wanjye, mu mutima wanjye. Amen. Muvandimwe, hari ubwo usuzugura uwo muturanye, uwo mubana, kandi bene uwo yakakugeje ku Mana vuba vuba kandi utarushye. Ntukagere rero kure gushakira y'Imana, hera hehe, iwawe, mu nzu yawe, mu mutima wawe. Umunsi umwe umugabo bita Kasuku bari baramwise mu ishuri izina rya Kasuku kubera ko yari umuhanga ufata cyane mu mutwe. Nka Kasuku nyine yarazi ubwenge bwinshi cyane, azi gufata mu mutwe. Kasuku rero yari umutekinisiye mu rwego rwo hejuru, nta cyuma na kimwe cyamunaniraga. Yakoraga za telefoni, amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi byinshi akabikora kandi bigakunda. Ibyabaga byapfuye byose barabimuzaniraga muri quartier, n'abagenzi b'abatekinisiye ibyabaga byabagoye niwe babizaniraga. Rero Kasuku yarafite umugore wajyaga umuca inyuma, noneho kubera ko amabanga yose yabikaga muri telefone za rendezvous yabaga afitanye n'abandi bagabo, yaba yasize telefone mu rugo, umutima ukamurya, umutima ukenda kuvamo, ngo wasanga umugabo we yabibonye, ndetse no kwishakira umutekano w'amabanga ye, son intimité. Wa mugore gufatira telefone ye, ashyiramo kode, arayifunga pe, nawe ariko byongera kumunanira kuyifungura. Agenda rwihishwa ayishyira abandi batekinisiye bari ku muhanda baho mu mujyi nyine, bose baragorogoza shwi, irabananira. Kandi yari na telefone ihenze cyane. Nabo rero kuko bari bazanye Kasuku barayimushyira, wa mugore tabizi. Kasuku nyine n'ubuhanga bwinshi arayifungura, arabishobora. Noneho atungurwa n'ibintu byose abonye muri iyo telefone bibera mu rugo rwe. Asanga nyine ari amashusho yo mu rugo rwe, amavideo, amafilime, amashusho umugore yagiye akora ari kumwe n'abandi bagabo. Nuko Kasuku ahamagara umugore we aramubwira ati, Madame rero umenye guhera uyu munsi ninjye ujya ushyiramo kodi kandi ni nanjye uzikuramo. Kuki ushyira amabanga y'urugo hanze? Kuki ujya gushaka abatekinisiye hanze mu mijyi ku mihanda bashobora no kugutekinika ubwawe, unsize ahangaha? Amabanga y'urugo babyeyi, umugore, umutima w'urugo, ushyira amabanga y'urugo hanze. Kuri iyo foto mubyeyi, ese babyeyi, uri uyu mugore wa Kasuku wabyifatamo ute imbere y'umugabo wawe agufashe atiriwe kwirukaho, ko wamuhishe byinshi none mugondo yawe ikaba isohotse yuzuye ivumbi? Hari abagore benshi b'ubu ngubu batacyambara mugondo koko, ariko bakazambika telefone. N'abagabo nuko, abandi nyine barenze ihaniro. Mugondo mu iterambere babyeyi, guhisha uhishaho. Kurura iyi foto y'umugore imbere y'umugabo we Kasuku, bafite nyine ayo mavideo, ayo mafoto, ayo mafilime y'urukoza soni. Urwo rukoza soni rubera mu rugo rwabo. Ye baba we, cyakora udapfukamye ngo usabe imbabazi kutazasubira guhemukira umugabo bene aka kageni, cyangwa uri n'umugabo ufashwe ukaba watinyuka ugapfukama ugasaba umugore imbabazi. Udasabye imbabazi waba ucyambaye cya mugondo. Bakristo bavandimwe, ni ukwitonda. Ntituragera aho shitani itatera ibuye.
shitani tugendaho bikomeye, iratwanga. Shitani rero aho ibera mbi, abantu iyo barangije kwisanzura mu kibi, mu ngeso mbi z'urukozasoni, ngako bakunda abanyamururumba mu bukwe bisanzura ku nyama bagacura abandi, shitani rero akomeza kubahendahenda ubwenge muri izo ngeso mbi z'urukozasoni, ngo mwifotoze, ngo amashusho muyabike, ngo aho urwibutso da. Kubika amashusho y'urukozasoni muri telefone yawe, muri mudasobwa yawe, izo ni shitani. Iryo ni ivumbi, uwo ni umwanda, ubwo ni uburozi. Yahanaguremo hakiri kare. Mbega uburozi! Umuhanga w'umwanditsi ati, wa munyeshuri we, ujye wirinda kwandika nabi. Yarashatse kuvuga ko atari byiza gusiga amafoto mabi, amashusho mabi, message mbi muri telefone yawe, muri mudasobwa yawe, ku rupapuro rwawe, mu mutima wawe. Uyu munsi rero muvandimwe, uramutse ukoze umukwabu ugasiba amafoto yose mabi, iyo myanda, amavideo, amafilime, abaza bakohereza menshi bibi, ukabisiba iwawe. Uko bisijya muri telefone ubisibe no mu mutima, bivemo, yoye kujya bikuroga. Wamera neza, wacya, za mugondo zose ukazikuramo. Ese mubyeyi ufite uwo mwashakanye Imana kwihereye ngo mufatikanye gushinga urugo rukomere, mutere imbere, kuki umusiga ukajya gushakira ihirwe mu bandi? Kuki sabo ngabo ujya gushaka atari Imana yaguhaye ngo mubane? Ni koko tugomba kumenya ko inzu yacu harimo ubukungu bwinshi, harimo amabanga menshi. Wikwiruka rero ngo urashaka kujya gushakira mu misozi no mu mihana, ujya kumena amabanga y'urugo, ujya gushakira ihirwe ahandi, kandi usize amahirwe mu nzu yawe, umutima wawe, kwa kasuku. Hari ubukungu bwinshi cyane buhishe iwawe, mu mutima wawe. Umutima wawe ni kasuku, ubikamo byinshi. Irinde rero kubyandavuza. Aho niho Imana ituye, niho ugomba guhurira n'Imana, aho niho Imana ikuri bugufi. Birabaje abavandimwe, muri iyi minsi hari abantu benshi cyane bagiye bahunga imitima yabo, bamwe birirwa abahandi, yewe ntibaze no kwitahamo. Garuka mu nzu yawe, garukira uwo mwashakanye, garuka mu mutima wawe. Iyo Yesu atubwira imyifatire mibi y'abafarisayo n'abigisha amategeko, hari ubwo tubifata nk'inkuru yo hirya kure cyane muri Afurika, iyo nyine muri Aziya, ku yindi migabane. Nyamara iyo ruzi ko bamwe hari ubwo dukina ubufarisayi, tukitwikira impu z'intama, tukambarira kuri za mugondo, imitima ikabora. Uyu kasuku yashushanya Imana duhisha byinshi, kandi abandi benshi barayironkeyeho, barayituye ibyifuzo byabo bigakemuka, naho ukajya kuyishakira mu hirwe ry'isi, kandi uyisize iwawe, mu mutima wawe. Ugasiga ibibazo iwawe byinshi, ugatera ibibazo iwawe byinshi, ugahungira mu bigirwamana, nguko guca inyuma uwo mwashakanye, kuryarya uwo mubana, ibinyoma bikaba byose. Uyu munsi nanjye ndasabwa gukora isuku iwanjye, niyambura ibishaje byose bya mugondo, bityo niyambike ubutungane, ukuri, ukutaryarya no kutaryarya Imana, bikazamfasha no kutaryarya abo tubana. Yezu turagukeneye buri munsi ngo dusukure, tugire isuku, imitima yacu herekere kukwakira buri munsi. Yezu ngwino uturi wacu. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.